Yesu ashimwe. Murasuhuzwa n'umwizerwa Dorufe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu mwese badukurikiye aho muri mu bice bitandukanye by'isi, muri Afurika, muri Aziya, mu Burayi, muri Amerika ndetse no muri Oceania. Mwese basuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Dukomeje kuganira ku mateka y'indirimbo, indirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, tuvuga ku makuru, tuvuga ku mateka y'abagiye baziririmba kugira ngo tubigireho, tugire natwe inkomezi muri uru rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Reka rero tubanze twiragize Imana, hanyuma tuze dukomeza n'indirimbo twateguye uyu munsi. Mana Data, turagushimye, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu, tugushimiye ko ari wowe waturinze n'uyu mwanya waduhaye, kandi tugusabiza umugisha uva kuri wowe kugira ngo ukomeze kudushyigikira, maze umwanya tumara Mana muri kiganiro ari wo bana natwe, kandi ushyigikira imitima y'abacyumva n'abazabuzumva bose Mana, kugira ngo bibe ubuhamya butuma Mwami buri wese uzumvise akomerera mu rugendo, kandi ubuhamya bwa mwene Data Mwami bujye budutera inkomezi mu buryo bwose bigaragara ko turi kurwana urugamba rutoroshye, ariko Mwami turagutabaje kugira ngo ukomeze kutuba hafi, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mateka y'umuhanzi wahanze indirimbo y'169 ivuga ngo Mana nkuko wafashaga ba sogokuruza. Reka rero tubanze turirimbeho, hanyuma ubundi tugaruke tuganira ku mateka. Mana nkuko wafashaga ba sogokuruza, niko natwe dufasha mu myaka iri imbere. Niko natwe Mana, niko natwe dufasha mu myaka iri imbere. Umuyaga w'ishuheri, urawuturinda, uzatubera ubuturo, uzatubera ubuturo budashira iteka, uzatubera ubuturo, uzatubera ubuturo budashira iteka. Mana wadutabaraga, Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengera tugeze kugupfa, nanone uzaturengera tugeze kugupfa. Amena. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo y'169 ni indirimbo n'ubundi igaragara ko n'abaturanyi b'abaporoso mu gihugu cy'u Burundi bayifite, hanyuma kandi ikagaragara no mu gihugu cy'Ubugande nabo barayifite, ku baporoso ku dini ya giprotestante mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande nabo barayifite. Mu gitabo cyabo cyitwa Enyimba ya kutendereza Katonda barayifite. Ikindi kandi igaragara cyane cyane mu rurimi rw'icyongereza. Iyi ndirimbo mu rurimi rw'icyongereza igaragara n'ubundi mu ndirimbo zitwa Christian Service Songs, ikaba ari indirimbo ya 239 ku bakoresha ibyo bitabo n'ibindi bitandukanye, kuko ni indirimbo imaze imyaka myinshi irenga ibinyejana bibiri. Urumva imaze igihe kirekire cyane. Rero iyi ndirimbo mu rurimi rw'icyongereza yitwa ngo Our God, Our Help in Ages Past. Ni indirimbo yanditswe na Pastor Isaac Watts, ni umugabo wavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, avuka ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi mu 1674 ahitwa i Southampton, aho turi ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Atabaruka ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 mu 1748 i London, umurwa mukuru n'ubundi w'Ubwongereza. Uyu Isaac yapfuye afite imyaka 74. Isaac
yavutse n'ubundi kuri se nawe yitwa Isaac, niwe wamubyaye, basengera mu itorero ryitwa Congregational Chapel, niryo basengeragamo, niko riri i London. Hanyuma Isaac we yaje kwiga mu ishuri ryitiriwe umwami Edward, yitwa Edward 7 School, niko ryitwa iryo shuri. Yagize umuhate cyane yiga indimi, urumva yarazi ururimi rw'iwabo rwa kavukire rw'icyongereza, ariko kandi agira umuhate cyane, yiga ikilatini arakimenya, yiga ikigereki arakimenya, ndetse yiga n'igiheburayo, kandi byose yabikoraga ari mu myaka ya yindi yo bita teenagers, mu myaka 10 kuva kuri 13 kugera kuri 19 baba baraba teenager mu myaka 10. We rero yabyize rwose akiri muto cyane, agaragaza umuhate, arabimenya. Rero ubwo yifuje gukomeza muri kaminuza, ariko kuko atari mu itorero ry'abangirikani, icyo gitoro ry'abangirikani ryari rikomeye cyane mu Bwongereza, kandi n'ubu ngubu tuzi ko n'ubundi Anglican Church ni itorero n'ubundi ryitwa itorero ry'Ubwongereza, ni idini ry'Ubwongereza, Church of England nicyo bivuga ubundi Anglikani. Rero kubera ko atari mu idini ry'Ubwongereza, ntabwo yagiye muri kaminuza zikomeye zajya iryo dini ry'Ubwongereza ryitwa Anglikani, ntabwo yagize umugisha wo kujya muri kaminuza zikomeye. Kaminuza yagize zikomeye ni yitwa Oxford, kandi n'ubu irakomeye, ni yitwa Cambridge. Izo zose rero ntabwo yazigiyemo kuko atari mu idini ry'Abangirikani, ahubwo we yagiye gukomeza muri kaminuza, akomeza yiga mu ishuri ryitwa Dissenting Academy, riherereye ahitwa n'ubundi Stoke Newington mu Bwongereza. Hanyuma yagiye muri iyo kaminuza mu 1690, mubabarire gato, mu 1690 nibwo yakomeje muri kaminuza yitwa Dissenting Academy. Hanyuma mu mirimo yakoze Isaac, ahangaha turacyari mu mateka ye, hanyuma tukaza kugaruka ku mateka y'impamvu yahanze iyi ndirimbo, aricyo tuba tugambiriye, ariko kandi n'umuntu aba agomba kumenya amakuru y'inzira yanyuzemo, kuko natwe mu buzima bwa buri munsi turasenga tukaririmba, ariko hari n'imirimo dukora ya buri munsi, kandi dufite n'ahandi twanyuze mu buzima kugira ngo natwe twiyubake, kuko turasenga tukanakora. Isaac rero mu mirimo yakoze itandukanye, yabaye umwanditsi w'ibitabo, kuko nyuma yo kumenya indimi yabaye umwanditsi w'ibitabo, birumvikana kuvuga ngo ni yabaye umurayita. Iki nanone yabaye umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, kuko bivugwa ko uyu Isaac Watts yahanze indirimbo zirenga 750 zihimbaza Imana. Yabaye umwigisha kandi w'iby'iyobokamana, ibi bita teoloji, yabaye umuteologiyani mwiza. Hanyuma kuko yagaragazaga n'ubundi impano yo gusenga, aririmba, akora byose, n'itorero yakuriyemo baza kumugirira icyizere, bamugira pasiteri mu 1702, ayobora itorero n'ubundi twavuze ayasengeragamo ryitwa English Congregational Minister, riri i London mu gace kitwa Maclean. Naho ngaho n'ubundi yakomeje akorera umurimo. Rero kubwo kwandika indirimbo baramurebye basanga niwe mu gihe cye, urumva ni igihe cya kera, yavutse mu 1674, urumva ni mu gihe cya kera rwose. We rero kubw'uko yazamukanye impano yo kwandika indirimbo, baje kumwita ngo ni umuhanzi ukunzwe w'indirimbo. Mu rurimi rw'icyongereza bavuga ngo ni prolific hymn writer, cyangwa se baza kumwita ngo ni father of English hymnody. Uvuga ngo ni umwanditsi mwiza w'indirimbo, niwe papa w'indirimbo zihimbaza Imana wo mu Bwongereza. Urumva Isaac Watts afite amateka mu Bwongereza umuvuze, kuko buriya usibye n'iyi turi kuvugaho, hari n'izindi ndirimbo nyinshi yagiye yandika, hari n'izindi ndirimbo izwi ya Noheli yitwa ngo Joy to the World, abayizi mwayishaka niye. Afite indirimbo nyinshi yagiye yandika mu ndirimbo 750, kandi n'ubundi izo ndirimbo ziracyakoreshwa n'uyu munsi. Hanyuma rero noneho tugaruke ku mateka y'indirimbo. Kuki Isaac Watts yaje kwandika iyi ndirimbo? Ajya kwandika iyi ndirimbo y'169 yitwa ngo Mana nkuko wafashaga ba sogokuruza, Isaac Watts yagendeye kuri Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 niyo yashingiyeho, ariko nawe se wabyisabye, ahubwo yabisabye
yabisabwe na papa we watse wasengeraga n'ubundi muri iryo torero, amaze kubona ko umuhungu we afite impano yo guhanga indirimbo. Kandi Isaac watse akaba yari afite n'intego yo kuvuga ngo twebwe turi gusoma. Bajyaga mu rusengero, noneho bajya mu rusengero bakajya mu gusoma zaburi. N'ubundi zaburi isanzwe ari indirimbo zanditswe n'abantu batandukanye, ariko cyane cyane zaburi tuzi ni izanditswe na Dawidi, yanditswe na bene Kora. Iyi zaburi rero yo ni zaburi ya Dawidi, ni zaburi ni zaburi ya Mose turamuzi muri Bibiliya. Iyi zaburi ni ya Mose. Hanyuma noneho ise aza kuganira n'umwana we, kandi abubona akiri muto, arambwira ngo ariko iyo tugiye mu rusengero mbona iyo turi gusoma zaburi bisa naho ari ugukurura. Turaziririmba yego tukayivuga nk'indirimbo, ariko dusa naho turi gukurura, bigasa naho birambira abantu. Noneho isa aramubwira ngo genda ubishyire mu njyana ku buryo bibasha gukurura abantu, inspiring, ku buryo bibasha gukurura abantu, noneho bakishimira iteraniro tuba turimo. Nawe kandi ngo yabikoze kuko yabonaga koko ngo abantu bakwiye kujyanisha zaburi n'isezerano rishya, noneho akayishyira mu njyana iri butume abantu bishimira ibihe byo gusenga. Kuko ngo byarabanambiraga cyane, urumva bahabagamo no gusinzira no kunanirwa gusoma zaburi mu magambo. Niba wenda bateguye zaburi nk'eshanu bakazisoma, noneho ngo bikarambirana cyane, ngo bikamera nk'aho ari ngo ni metrical psalm, bikamera nk'aho byabaye bikururutse bitari buze gutuma abantu bishimira. Rero ise abimusabye nawe kandi ari icyifuzo yari afite, arangije yandika iyi ndirimbo y'ijana 60 twavuze yitwa ngo Mana nkuko wafashaga. Ayandika mu magambo agenda yifashisha iyi zaburi, ariko atayishyiramo yose, ariko niyo baze, niho yahereye. Yifuza ko umuntu waje mu iteraniro noneho bakaza gusoma zaburi bayishyira mu buryo bw'indirimbo mu majwi, hanyuma noneho bigatuma abantu bishimira iyo njyana yagiye ashyiramo kurenza uko bafata umwanya wo kuyisoma. Arangije arayishyira muri aya magambo avuga ngo Mana nkuko wafashaga ba sogokuruza niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Niko aya magambo n'ubundi amwe arimo avuga, yaba ngo umuyaga w'ishuheri, arakomeza avuga ngo urawuturinda, agaragaza kari zaburi n'ubundi ya Mose, agaragaza ukuntu yavugaga iby'Imana iturinda mu nzira yanyuragamo, ngo kera bakwiringiraga. Ni ibya kera, ariko arashaka kubisanisha n'iby'imyaka tugezemo. Arakomeza ngo imisozi itararimwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uri uko wahoze. Ngo imyaka 1000 Imana agaragaza. Uyu ni Mose muri ya zaburi. Dushobora no kuza gufata ubwanya tugasomaho, tugasomaho amagambo make kugira ngo tuze gukomeza n'ubundi n'aya mateka y'indirimbo. Mwumva impamvu yahimbwe ni ukugira ngo abantu bishimire ibihe byo gusenga, batari gusoma zaburi mu magambo nk'uko wenda umuntu yajya imbere agasoma. Cyane cyane muzi ko mu madini ya giprotestanti iyo bagiye gusenga ari igihe ngo uyu munsi turasoma zaburi iyi, bakayisoma. Ibyo rero nibyo bakoraga, ariko nta ndirimbo bafite. Ugasanga bibereye muri izo njyana. Iseraza kubwira ngo shyira mu njyana uburyo bw'indirimbo, uburyo bw'uko zaburi twaya tuyiririmba, ariko bigatuma abantu bishimira ibihari, bitari buze gutuma barambirwa. Nuko rero arakomeza ageze ku cya nyuma, kuko n'ubundi yayanditse nayo mu bice 7. Ageze hanyuma aravuga ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengera tugeze ku gupfa. Njya numva abantu benshi baririmba amagambo atanditse kuri icyo cya 7. Haranditse ngo nanone uzaturengera tugeze ku gupfa, ariko njya numva abantu baririmba ngo nanone uzaturengere. Aya magambo aratandukanye. Iyo bivuze ngo nanone uzaturengere tugeze ku gupfa, ibyo ngibyo ni icyifuzo uri gutanga. Ubibasa naho uri gusengera message kandi yarangije kwemezwa. Uyu we rero mu kuririmba yaravuze ngo nanone uzaturengera. Aha ngaha ni ugushimangira kwizera. Warabikoze mu minsi yashize, waraturinze mu minsi yashize, nanone uzaturengera tugeze ku gupfa. Ndinginga abantu rero, niba waririmbye iyi ndirimbo uririmba uri gusoma amagambo arimo. Hari igihe umuntu aririmba kubera ko mwe yakosheje uri nawe akagenderamo, ariko haranditse ngo nanone uzaturengera. Uwiteka Mana, twizeye ko waturengeye mu minsi ishize, imisozi itararemwa,
waraturengeye, waturengeye mu ntambara twanyuzemo, waturengeye mu burwayi uradukiza, nanone uzaturengera. Ibi bishimangira kwizera uririmba aba afite. Ariko ivuze ngo nanone uzaturengere, uba ugaragaza ko ukibisengera, ubigaragaza ko uzategereza, ariko mu kwizera nanone Imana izaturengera. Ibyo bivuga ngo iyo uhamije iby'Imana yakoze, bivuga ko n'ubundi bigutera imbaraga zo kwizera ko n'ibindi izabikora. Nicyo bishatse kuvuga ubundi. Iyi zaburi rero ya 90, turasoma aho umurongo wa mbere, tugende ku murongo wenda wa 3, dusome haranditse ngo mwami ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka, utararamukwa, isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Uhindura abantu umukungugu kandi ukavuga uti bana b'abantu musubireyo. Urumva ukomeze iyi zaburi niyo yahereyeho ahimba n'ubundi iyi ndirimbo igaragaza kwizera umuntu agira, aba Mana hari imirimo wakoze. Nawe kandi koko iyo urebye usanga mu buzima bwawe hari ibintu Imana yakoze, kuko imyaka yo ufite nta wowe wumva iki kiganiro, ibyako ufite hari ibyo Imana yakoze byinshi. Rero Satani ntakagukuremo yuko ibyo wizeye, ibyo utegereje Imana itazabikora, kuko n'ibindi yarabikoze. Kuva yarakoze biriya n'ibindi izabikora. Rero igituma Imana ishobora gukora ni ugutanga ubuhamya, ugahamya yuko yabikoze, hanyuma n'ubundi ukizera ko n'ibindi izabikora. Ntabwo Imana ugenda uyereka ngo Mana ibingibi, hari abajya bavuga ngo Mana ngo nubikora, hari amagambo adakwiye ku muntu wizera Imana, ngo Mana ngo nubikora, ngo nuramuka utabikoze, ugasanga ese Imana ishobora kubikora. Mu magambo Saduraka na Meshaki na Abedinego bavuze igihe bari gusubiza umwami, baravuze ngo Imana dukorera ibasha kubikora, ariko naho itabikora ntabwo zatuma dupfukamira ibigirwamana. Rero ibyo uvuga Imana ishobora kubikora, ariko kandi naho itabikora ntibizakubuza kwizera, kuko Imana izaguma ariyo kwizerwa. Kuko ntago kuvuga ngo Mana uramutse utabikoze umurimo wawe wagawa, hari abaririmbye gutyo, oya. Imana ntabwo tuyitegeka gukora, icyo akora turayizera, tuvuga ngo Mana wakoze ibi n'ibindi uzabikora, turakwizeye. Ibyo ni imbaraga zo kwizera, ariko kandi mu buryo bwo gutegeka Imana ntabwo itegekwa, ntabwo ikoreshwa, ikorera igihe cyayo, tuyisaba ibyo dushaka nayo ikaduha ibidukwiriye. Rero dukoye twizera Imana. Uyu muririmbyi uyu Isaac Watts twavugagaho aririmba iyi ndirimbo, byari ukugira ngo ayihuze n'iyi zaburi, kandi natwe dukomeze tuyiririmbe tunezerewe, bivuga ngo Mana nkuko wafashaga ba sogokuruza mu minsi ya kera, nanone uzaturengera mu minsi iri imbere. Arakomeza kandi nanone ngo Mana wadutabaraga mu bihe byashize, nanone uzaturengera tugeze ku gupfa. Nta mpamvu rero Imana irahari yo kuturengera. Amateka y'uyu muririmbyi yaje kurangira n'ubundi aje kurwara, yatunguwe n'urupfu, kuko Isaac Watts mu mpamvu zo kwandika, mu mpamvu zo gukora umurimo cyane, yaje gupfa n'ubundi yishwe n'indwara ya stroke, ni indwara y'umunaniro, ni indwara yo gucika udutsi tw'ubwonko, bigaragaza ko aba yakoze cyane, hanyuma imirimo yakoraga yaje n'ubundi gutabaruka, habayeho gucika udutsi tw'ubwonko. Ndakwinginze kugira ngo nawe uhereye ku mateka y'uyu mwene data wahimbye iyi ndirimbo agakora umurimo, burya hari isomo uba ukwiye kumukuramo. Isomo dukwiye kumukuramo, yakoraga imirimo itandukanye, akandika ibitabo, akaririmba, kandi agakomeza no gukora umurimo w'Imana asenga. Ntabwo yigeze areka kimwe agakora ikindi, ahubwo byose yarabikoraga kandi abikiranukamo. Rero amateka y'indirimbo agufashe, kandi ukomeze nawe uyiririmbe. Nguko ni aya makuru nifuza kubagezaho. Imana ibaho umugisha. Uze gufata umwanya tuba twaririmbyeho gato, hanyuma ufate umwanya uyiririmbe, kandi ufate n'umwanya usome iyi zaburi ya 90, usobanukirwa amagambo arimo, aguheshe kwizera yuko iby'Imana yakoze ni byinshi kuri wowe n'ibindi izabikora. Imana ibaho umugisha. Amena.